نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. نعم، kuri iyi mvugo umuvandimwe avuze ngo nshobora kuba naravuze ngo nubona utunganye ukaba uri gutekereza gushaka uzamenye ko hari ubusabe bw'umwana w'umukobwa utunganye bugiye gusubizwa. Imvugo njye ndikwibuka nigeze kuvuga kera, iyi ngiyi wenda hari aho byaba bigiye guhurira naho bitandukaniye, ndakeka ntarayivuze gutya, ariko hari iyo nigeze kuvuga wenda bigiye gusa. Nayivuze gute? Iyo ndikwibuka nanjye nigeze kuvuga mu nyigisho mbere, nagaragazaga yuko hari igihe umuntu agera igihe cyo gushaka wenda ari kuri istiqama. Masalan, umusore yibereye kuri nisfu sate yiwe, ingofero ye kabisa ntijya imuva mu mutwe, iswala ze ni jama. Ndavuga nti hashobora kuba hari ashobora kugira uyu musore kwikomplika. Hari abasore benshi bikomplika, urumva, bakikomplika igihe cyo gushaka, shetani ikaba yabinjirana, ikababwira iti igihe tugezemo ntabwo wabona umwana w'umukobwa uzakunda ukuntu wambara, guhora mu kanzu, guhora umutwe utwikiriye, guhora nisfu sake, guhora kuri nisfu sake. Hari uburyo wahinduka, ushobora guhinduka, ukajya ushiramo akabodi, ukajya ushiramo agapantaro, ukajya ushiramo uduki, mbese ugasanga shetani igiye kumihindura, iri kumwereka yuko ashobora kuba yabura umukobwa wamukunda agakunda biriya. Nkuko no ku mwana w'umukobwa wabereye kuri hijabu ze kabisa, wambara akikwiza, jilbabu ziwe azigumaho, hari igihe shetani nayo ishobora kumwinjirana, noneho yamara kumwinjirana igasa nkaho imubwira iti wowe ugomba gutangira kwambara agapantaro, ugomba gutangira kwambara, umwana w'umukobwa, twa tujipo tugufashe, twa twenda tugaragaza amataye yawe. Hari igihe izo jilbabu zawe utabona umuntu ugukunda, hari igihe izo jilbabu zawe utabona umuntu ugushaka, ukazatinda kugenda ukaguma hano mu rugo. Rero ugomba nayo guhinduka kugira ngo abasore kabisa ubatire, bakwiyumvemo, bagushake, nibwo washaka, nibwo warongorwa. Ndavuga nti rero ahangaha ibyo ndi kwibuka, icyo nigize kuvuga, naravuze nti ibyo ngibyo ntabwo ari byo, ni shayitani. Kukibuka ndavuga nti hari igihe uku kwawe wimereye wa musore we, ku ingofero yawe, ku ikanzu yawe, ku nisake yawe, hari igihe Allah subhanahu wa ta'ala aba yarakubikiye umuntu. Hari umuntu nawe ukunda ibyo ngibyo, mu rukundo azagukunda nawe, ntagakunda umuntu w'ibintu, ntagakunda umuntu w'amapantaro, umuntu w'utubodi, iki n'iki. Nawe Allah ashobora kuba yarakubikiye uyu nguyu uzakunda, uku nguku wambara, Allah ashobora kugushakira, cyangwa se kuba yarakubikiye umukobwa uzaza mu kugukunda, ariko nabyo abikunda, adakunda umuntu uje kumumesesha amakoboyi, uze kumumesesha ikoti, uze kumumesesha ibiki. Yikundira umugabo w'ikanzu, w'ingofero, yani uri kuri sunna, witurije kabisa ku muswaki wiwe, ariwe nawe yikundira, abona ariyo kabisa nawe ubereye ibyiyumviro bye. Nkuko uyu mwana w'umukobwa wabereye kuri jilbabu ze akambara akikwiza, ashobora kubona nawe, ntabwo ari ngombwa ngo shetani mwinjirane, turakumvikana. Bizageze igihe ahindura imyambarire kandi ari kwihindura, ari kujya habi. Hari igihe nawe Allah subhanahu wa ta'ala aba yaramubikiye
wa wundi uzamukundira iriya jilbab, wa wundi uzamukundira kuriya kwikwiza, akaza akamukunda akaba ari we bajyanye. Nta mpamvu rero shetani kukwinjirana ikwereka yuko ugomba kwihindura ukitwara nabi kugira ngo noneho aho ari buzabona fiance. Allah hari igihe akubikira cyangwa se akaguteganyiriza uriya uzakunda kuriya umeze. Ndakeka wenda kubyo nakongeraho ukubabazaga niba ari ngiye wavuze ayo magambo, ayo navuze nayo ngayo nayasobanuye, gusa ntabwo bigiye kure na ya aya yo muri suratu An-Nur, ni aya ya 26 aho Allah subhanahu wa ta'ala yavugaga ngo al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati. Iyi ni aya izwi yuko Allah subhanahu wa ta'ala yerekanye yuko ibibi n'ababi arabahuza bakabana bagashakana. Buriya kenshi na kenshi abagabo bamwisigara, hari igihe iyo byabaye akarande bashobora kuba bahuza n'iki n'abagore bikundira amasigara, kuko babona ati nanjye hari igihe ngira guca hasomaho. Ushobora kuba ari aho ngaho ari umuntu ni umuyisilamu ariko yibereye mu nzoga, ni umugabo uri muri ibyo byaha, akaba yagira guca umugore nawe uri kumushaka cyangwa babane bakiyumvanamo, ugasanga nawe inzoga nawe yafataho n'ibindi. Umugabo w'umusambanyi hari igihe Allah muhuza n'umugore nawe w'umusambanyi, ariko Allah aravuga ati abeza, abagabo beza Allah bahuza n'abagore beza. Yani umugore kabisa wikundira kwikwiza, iswala zuzubahiriza, akunda ibintu by'Ubuislamu, Allah kamuhuza n'umugabo ukunda ibyo bintu by'Ubuislamu nayo kwikwiza sunna niki. Nkuko n'umugore nawe wikundira Ubuislamu sunna, kuba ari imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, akenshi na kenshi nawe Allah subhanahu wa ta'ala amuhuza niki n'umugabo nawe wikundira sunna, mbese bakabana. Akenshi na kenshi iyi ni sunna Allah subhanahu wa ta'ala kuri kino kintu, kubera ko ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala bavandimwe b'Abayisilamu akunda guhima abantu cyangwa se gutunguza abantu ibintu bibaremereye. Niyo mpamvu iyo ingo zajemo bano bantu bari kubusanya, ugasanga umugabo akunda ibintu by'idini, umugore ntakunda ibintu by'idini, cyangwa se umugore akunda ibintu by'idini, umugabo ntakunda ibintu by'idini, akenshi na kenshi usanga zino ngo zitaramba. Izi ngo ntabwo zikora iki, ntabwo ziramba. Ubwo rero amagambo nkeka navuze na yo ngayo, n'ingero ni nyinshi. Nafsi iyi surati An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ngo kuri aya ya 3 aravuga ati azani la yankihu illa zaniya aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala yerekanaga yuko umugabo w'umusambanyi akenshi na kenshi ntabwo ashaka, usibye ko ashaka umusambanyi mugenzi we cyangwa se umushirikina, yani umuntu udafite aho ahuriye n'ibintu by'idini. Nkuko n'umugore w'umusambanyi akenshi na kenshi ntabwo ashakwa, usibye ko ashakwa n'umugabo w'umusambanyi cyangwa se w'umushirikina udafite aho ahuriye n'idini. Ariko Allah yaravuze ati wa hurrima dhalika ala almu'minin, ngibyo ngibyo Allah yabigize ikizira kubemera mana. Hanga bikwerekana yuko umuntu afite iriya imani, afite imani. Urumva isiyaqi iyi aya, yafite imani akenshi na kenshi Allah amwerekeza kuri mugenzi we ufite imani. Ariko iyo adafite imani, hari igihe akenshi na kenshi Allah amwerekeza ku udafite imani. Ahangari naho kuri iyi aya bamenye berekanye yuko kuri za nikahi z'abantu babana mu busambanyi, byumvikane neza kugira tubone fayida yindi. Za nikahi z'abantu babana mu busambanyi, umuntu akaza ngo twabanaga mu busambanyi ngo turaje mu dusezeranye. Niyo mpamvu bamenye bashingiye kuri iyi aya baravuze ngo habanze habe kubatandukanya igihe gifatika, nibura kabisa gifatika, kugira ngo bakore tauba. Niba ajya kongera gutekereza ibya nikahi, hazabe harabayeho tauba, baravuye mu busambanyi. Ntabwo abantu no munsi basambanaga iri joro, ejo baraje ngo mutwungisha indowa,
hatabaye igihe cyo kwicuza no gutekereza ubusambanyi bari barimo, hari igihe ushobora gusanga bagumye muri system, ushobora gusanga bagumye muri system y'ubusambanyi. Niyo mpamvu abamenyi bavuga bati mu batandukanye, niba hari n'uwatwise abyare muri bwa buryo bwo gukora iki, tauba. Noneho nibongera gushakana bazashakane barakoze tauba, barabemera Mana beza, badafite iriya mico, harabayeho tauba. Abavandimwe Islam rero ndakeka icyo twakavuze kuri ibi ngibi ni byinshi, gusa nari mvuze kubera ko abari amahirwe y'umuntu agihari agihumeka, hakaba hari uwavuga wenda imvugo isa nk'imugarukaho yari yavuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yahise yongera kwibutsa ko wenda bakibyibuka atari ya ubwenge bwagira ibindi bujyamo, byakabaye byiza ahise akora iki, akosora cyangwa se agaragaza icyo yavuze, icyo ari kwibuka, kugira ngo bitaza gufatwa nabi. Nicyo ngicyo ndikwibuka. Ama aya n'amahadisi yavuga kuri ibi ngibi ni menshi, kandi izi aya noneho indi faida tugana ku musozo, izi aya dukomojeho muri surati Nur nizagaragaza yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marabizi yuko abashia n'abandi bafite imyanda mu myemerere yabo batuka mama Aisha umugore w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo ni umusambanyi. Allah rero muri iyi sura yamukuyeho iki cyashi, yerekana ko niba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ari mwiza atunganye, ubwo n'umugore we cyangwa se abagore barimo mama Aisha nabo bagomba kuba beza, bagomba gutungana. Kandi birazwi yuko mama Aisha niwe mugore intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wapfuye akamupfira bisi mu biganza, akamupfira mu gituza, agapfa mbese ari we umufite, uri kumukikira, umufashe, ari umudwaje, akaba ari we atabaruka ari kumwe nawe sallallahu alaihi wasallam. Ibi rero nibyo bigaragaza ko niba ar-Rasul ari mwiza, agapfa ari mwiza, akaba apfuye ari kumwe n'umugore, uyu mugore nawe ni umugore mwiza. Ntaho ahuriye n'ibi ngibi abitwa abashia n'abandi babi bamuteza urubwa bakora iki, bamutuka. Ibi rero byose biragaragaza yuko umuntu afite niya nziza yo kuba mwiza, akaba afite gahunda yo gushaka, insha Allah biiznillah, iyo hatari ibindi wenda Allah azi wenda bibi murimo, amurangira cyangwa se amwerekeza ku muntu mwiza. Nayo mpamvu iyi niyo bibaye nk'umutihani, bikaba mu ntangiriro, akenshi na kenshi umuntu mwiza iyo ahuye nk'ikigeragezo cyo babana ari mubi, akenshi na kenshi Allah arabimukiza, ntabwo urugo rukomeza. Akenshi na kenshi Allah arabimukiza, noneho umwiza akagumana ubwo bwiza bwe, Allah akamuhuza n'abandi baratuma urugo rukomeza. Vuga ati Mana uzi ko ndi mu bintu by'ibibazo iki n'ibiki, kumbe hari abagore beza nk'aba ngaba, kumbe hari abagabo beza nk'aba ngaba. Allah subhanahu wa ta'ala yahaye umutihani kwikubitira. Kenshi na kenshi ugiye kureba harimo umwe wari mwiza undi ari mubi, hari igihe urugo Allah subhanahu wa ta'ala atemera ko rukomeza, noneho akarusenya cyangwa se akatuma rutabaho, kugira ngo buri wese hatagira ubangamirwa. Niba uyu mugore wari uri ku idini, uyu mugore agahura n'uyu mutihani w'uyu mugabo, turakumvikana, icyo gihe Allah akabatanya kugira ngo uyu mugore uri ku idini amuhuze n'umugabo uri ku idini, none n'uyu mugabo wenda wananiranye utari ku idini azamuhuze n'abo ngabo badafite aho bahuriye n'idini, akareba bakomezanya, kugira ngo buri wese akore iki, atuze. Icyo ngicyo nicyo ndi kwibuka naba narigeze gukomozaho mu mawayiza yanjye, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yagumya kuduhereza ikhlas mu mvugo no mu bikorwa, no kutubabarira aho twagenda ducumura nk'abantu, yaba mu magambo yaba no mu bindi, kubera ko turi ikiremwa muntu fajalla malla aibu fihi wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiri cyubahiro, niwe utagira inenge, niwe uri hejuru icyo aricyo cyose, aruzuye, nta kosa wamusanga. Ariko tukabantu hari igihe tugira gutya ugasanga umuntu yakora iki, yagwa mu kosa. Niyo mpamvu uramutse ubonye kitagenda neza ku muntu rimwe na rimwe, fasudu khalala, umuntu agomba kugira gutya akora iki, agasitira uko ashoboye, niba ntacyo cyangije. Ariko abantu turi abanyamakosa, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kujya ahora atubabarira, akanaduha
istiqama, kugutunganya no gutungana. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.